Nshuti bavandimwe dusangiye ubukristo, muraho neza, amahoro y'Imana nabane namwe. Aya ni amateka y'ivuka rya Kristo Yesu. Muri iyo minsi itegeko rituruka kuri Kayizari Augusto risaba ko abo mu isi yose ituwe bajya kwibaruza. Iryo barura rya mbere ryabaye igihe Kwirini yari guverineri wa Siriya. Nuko abantu bose bakora urugendo bajya kwibaruza, buri wese mu mujyi w'iwabo. Birumvikana nyine ko Yosefu nawe yavuye i Galilaya mu mujyi wa Nazareti akajya i Yudaya mu mujyi wa Dawidi witwa i Betelehemu, kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango wa Dawidi, kugira ngo ajye kwiyandikishanya na Mariya wari waramaze gushyingiranwa nawe nk'uko yari yarabisezeranijwe. Kuri icyo gihe akaba yari akuriwe. Bariyo igihe cye cyo kubyara kiragera, nuko abyara umwana w'umuhungu ari we mfura ye, maze amufurira mu bitambaro amuryamishaho amatungo yariraga, kubera ko batari babonye umwanya mu icumbi. Nanone muri ako karere hari abashumba bararaga hanze barinze imikumbi yabo ijoro ryose. Nuko mu buryo butunguranye marayika w'Imana ahagarara hafi yabo, ikuzo ry'Imana rirabagirana iruhande rwabo, maze bagira ubwoba bwinshi. Ariko uwo marayika arababwira ati, mwitinya, kuko nje kubabwira ubutumwa bwiza bw'ibyishimo byinshi abantu bose bazagira. Kuko uyu munsi umukiza yabavukiye mu mujyi wa Dawidi, uwo akaba ari Kristo umwami. Iki nicyo kiri bubabere ikimenyetso. Murasanga umwana w'uruhinja afurebye mu bitambaro, aryamye aho amatungo arira. Nuko mu buryo butunguranye haza umutwe munini w'ingabo zo mu ijuru zihagararana na wa mumarayika zisingiza Imana zigira ziti, mu ijuru icyubahiro n'ikibe icy'Imana, no ku isi amahoro abe mu bantu yishimira. Nuko niko Yesu yaje mu isi, aje gupfira abantu no kubacungura, nk'uko byari byanditswe muri Yohana 3:16 ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amateka Yesu muri Bibiliya ni maremare, kandi koko umwizera wese ahabwa ubugingo buhoraho, kuko abakirisitu mwebwe bavandimwe dusangiye ukwizera mu byizera. N'ubu ngubu uwizeye ko Kristo ari umwami akamuhamiriza mu by'ukuri koko, hanyuma agakurikiza ibyo amusaba n'amategeko y'Imana, azahabwa ubugingo buhoraho. Iyo niyo myizera ya Kristo. Uko niko ubukristo bwatangiye ku isi, kuko Yesu nyuma y'igihe gito cyane yateye ikirenge abatizwa na Yohana Umubatiza, aba ishingiro ry'ubukristo. N'uwemeye kubatizwa wese mu bantu abateye ikirenge mu cya Kristo, hanyuma akitwa umukristo, akaba yemeye gukurikiza imihango n'imigenzo ya gikristo, agahabwa ubugingo buhoraho. Muri iyo tariki, muri icyo gihe rero niho abakristo bafashe itariki 25 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka, bakajya bizihiza ivuka ry'umwami Kristo Yesu waje mu isi aje kubitangira no gupfira ibyaha byacu. Iyo tariki 25 yegereje n'ubu ngubu. Ndagira ngo nkwifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Muvandimwe, ndagira ngo uwicishe bugufi mu mutima wawe, hanyuma Noheli ivuka rya Kristo Yesu ntirize gusanga umutima wawe wuje ikibi kidatera ubusembwa amateka yawe, ahubwo uze gusanga wicishe bugufi mu mutima wawe witeguye kuvukana na Kristo, hanyuma utangirane umwaka ubukristo ndetse n'umwuka w'Imana. Nizere ko ari uko biri buze kukugendekera. Wifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Amahoro y'Imana nabane nawe.